Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunze Bukuri News TV aho mwamuherereye hose, haba ku mugabane wa Afurika, Aziya, Amerika ndetse n'Uburayi. None turi kuri tariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024. Tugarutse mu makuru rwose. Amakuru yacu tukaba tugiye kuyahera aha. Tukaba kuhera hano muri Ituri rwose, ngo abazarendo ngo tuvugana tayari barangije kuhagera. Ese aba bazarendo bagiye kwakora iki, byagenze kugira ngo babe bazanywe hano muri Ituri? Turava Ituri dusimbukira hano Masisi rwose, naho ngo ibintu bikomeje kuba ibindi abasirikare ngo batangiye guhunga urugamba. Ese bikutirwa n'iki, ibintu bimeze bite ko batangiye kugenda bahunga hakiri kare? Tuve Masisi dusimbukire nanone Karembe yakomeje kuba Karembe rwose. Karembe yakomeje kuba Karembe, ko utuvugana nanone imirwano yakomeje guca ibintu hano muri Karembe. Turava Karembe dusimbukire Minembwe. Mu Minembwe naho ingabo za FARDC rwose nazo ngo ziriwe zijagaraye zidatuje, zitameze neza cyane. Ese kubera iki zabyutse zitameze neza cyane? Kubera iki ibintu byari bimeze bite? Turaje rwose tubevere muzi. Turavaho rwose za Minembwe dusimbukire Goma. Ntago twagenda tutageze Goma. Igoma naho ngo ibintu byakomeje kuba ibindi. Ese bimeze bite, bihagaze bite? Aya amabande ngo igoma kukameje kwijya akarakaje. Ese ibintu bihagaze bite? Je rwose tugiye kubana muri aya makuru. Ni Damien, ndabasaba kugira ngo mukande kuri subscribe, like ndetse na share. N'abatindeye cyane, reka twirukanke duhere hano Ituri. Muri Ituri ngo ubu tuvugana abazarendo tayari bamaje kugezwa muri Ituri. Ese hano muri Ituri bamaje kumara iki? Muri Ituri rero ngo abazarendo bahamagawe na FARDC. ngo FARDC rwose yabitabaje kugira ngo ije kubafasha guhangana cyangwa se ngo gusibanganya burundu, nubwo bitoroshe cyane, ngo umutwe wa ADF nabise ko ari umutwe nanone wigometse ku butegetsi bwa Uganda. Kandi tuzi neza ko iyi FARDC yakomeje kugenda ifatanya n'ingabo za Uganda UPDF mu guhangana n'umutwe wa ADF. Ubu tuvugana rero ngo bakaba banitabaje aba bazarendo kugira ngo barebe ko bakomeza kugenda bahangana n'uyu mutwe wa ADF. Nuko ku ruhande rwa societe civile abaturage ubona ko batabyishimira cyane, bavuga yuko n'ubundi ko byagenda kose kuba aba azarendo bamaje kugeza hano muri Ituri, nanone ko umutekano ushobora kuba ugiye kugenda uba muke cyane, bitewe nuko abazarendo ahantu hose bagiye baragera ibintu bihita bihinduka cyane, ibintu bihita bibi cyane. Kuko ubu tuvugana abazarendo baherereye mu gace kitwa mu ngamba rwose. Aha ni hafi y'umujyi wa Bunia rwose. Urabona uvuye hano mu ngamba neza, harimo nk'ibirometero 100 kugera Bunia. Ngo nta abantu bagiye gushyira ibirindiro byabo kugira ngo barebe ko babasha guhangamura uyu mutwe rwose wa ADF naru. Ese ibi bintu baraza kubigeraho, biragenda bite? Ko dore n'abaturage batabishimiye hano muri kano gace ka Ituri, ngo kuko nubwo bahageze nabo ntago ari bo bonyine bahari, hariho n'indi mitwe myinshi cyane igiye itandukanye ikomeza kugenda iri kubateza ibyago. Ngo bakaba nta kindi kintu biteza kuri iyi abazarendo, bitewe nuko nabo uko byagera kose bagomba kuba bagiye guteza umutekano muke hano muri bino bice bya Ituri. Reka tuve Ituri dusimbukira hano Masisi rwose. Masisi akomeje kuba Masisi. Abasirikare batangiye guhungishwa. Abasirikare ngo kubwoba bwinshi cyane, kubwoba budasanzwe, kubwoba ndengakamere, ngo batangiye kugenda bahungishwa bava naho za Masisi rwose. Ese bimeze bite? Harimo dore ngo Colonel Kalumbi Zayirwa nawe ubu tuvugana akaba yarageje gukorwa hano muri Masisi, ngo bitewe nuko ngo batangiye kugenda bagira ubwa cyane M23, bitewe n'ibikorwa biri kugenda ikora ihangamura aba FARDC ku rwego rwo hejuru cyane. Ngo kugenda banarebera kuri ibintu byose kugenda biba hano za Karembe he na hose, bakavuga ati rwose ko byagenda kose natwe reka dukuremo kacu karenge, ntago twenda kugwa ku rugamba rwose kandi hakiri kare, ahubwo twaba dukuyemo akacu karenge tukareba ko ibintu bimeze turi hirya ya Masisi, kuko ibintu bikomeje kugorana rwose. Tukiri Masisi, ntago twagenda tutavuze hano kuri Masisi ku zone naho urwikekwe rukomeje kuba urwikekwe
ku rwego rwo hejuru ku ngabo za FARDC, dore yuko hariyo ingabo nyinshi cyane za FARDC. Ubwo nituvuga ingabo za FARDC, mwumve FARDC, mwumve abazalendo, mwumve FDLR, mwumve SADC, ni benshi cyane rwose n'abacansho bose. Abo bose iyo tuvuze ngo FARDC tuba tubavugiyemo muri rusange, kuko bose iyo bahuriye hamwe, n'ubwo wenda tutavuga ijana kugira ngo na aba FARDC, ariko nanone bose baba bahuje umugambi umwe wa FARDC ngo mu guhangana n'umutwe wa M23. Iyi masikuzone rero nayo ikomeje kugenda igirwa amajanja, kuko tuvugana M23 iri hafi cyane, iri hafi kugera hano masikuzone, kuko rwose kugera masikuzone ibice basigaye ni ibice bikeya cyane, ni ibirometero bikeya cyane kugira ngo bagere masikuzone. Kandi ndakeka mu kugera kuri masikuzone rwose iyi FARDC izabihuye n'akaga, izabihuye n'ibibazo cyane, dore yuko iyi masikuzone ngo inafite imihanda, inafite ari imihanda byibuze ebyiri zi Prince Park, umuhanda umwe uje Walikare n'undi muhanda uje Goma. Ubwo urumva no kuba tuvugana M23 yatangiye yageze no muri Walikare, yageze mu bice bya Walikare, yatangiye mu bice bya Walikare, bakabona ari hafi kugera no masikuzone, bakaba ari hafi kugera Goma. Urumva nibagera masikuzone noneho bakanakupa sensibilisation yakorwaga na FARDC yohereza ibikoresho bigiye bitandukanye za Goma na za hano za Walikare hose, ikaba ikiramuka ifasha no masikuzone. Urumva ibice byose iraba ikupiye rwose iyi FARDC. Sinzi ikintu iri bukore, sinzi ukuntu biri bikomeje kwigendekera, kuko iraba rwose ifashwe ku gakanu. Ibintu ntago, urumva ko ibintu ntago byoroshe habe na gato iyi FARDC n'abambari bayo. Goma rwose ngo amabandi, nyuma yuko amabandi yakomeje kuba amabandi agenda arasa abaturage cyane, ahohotera abaturage, abambura, agira ate, ngo ubu tuvugana rwose FARDC nayo ngo ikaba yatangiye gusukura umujyi, gusukura umujyi rwose, ngatangiye gusukura umujyi. Ya plaza yise ngo ni safisha muji, ngo batangiye kugenda batoragura aya mabandi, ngo bareba yuko bagenda bayafunga hari. Ibi bintu sinzi niba bibuze gushoboka, ko n'ubundi akenshi aya mabandi yafashwe n'abasirikare b'ingabo za FARDC, ahanini rwose birangira none amabandi ari kuwe. Gusa abaturage baho bagenda bo yifatira rwose, mwagiye murabibona mu tuvideo tugenda ducyara, iyo bifatiye aya mabandi bo nta kintu bayakorera, ni ukuyatwika. Twagiye tunabona yuko hari bamwe no mu bihazi bagenda babarya iyo bamaje kubatwika. Urumva rwose ko hano naho amabandi hano Igoma ibintu ntago bikomeje kugenda neza, dore nuko no mwijoro ryashize rwose amasasu yari menshi cyane mu mujyi wa Goma. Nanone bivuga yuko aya masasu yarashwaga n'amabandi, dore yuko muri ibice byose amabandi, ibice bya Goma amabandi ariyo akomeza kugenda ateza akaduruvaye, kandi aba FARDC ngo ari gukomeza kurebera, nta kintu na kimwe barimo bagenda bakora. Kadusimbukire Karembe rwose, Karembe rwose abaye Karembe, kuko Karembe nayo n'ubu tuvugana rwose imirwano ni myinshi cyane, imirwano ni yose, imirwano yaciye ibintu. Ubu tuvugana noneho M23 no muri Karembe niyo yatatse mbere, niyo yashoze urugamba kuri FARDC kugira ngo irebe ko yayihangamura, ikayirukankana, ikayivana muri kano gace ka Karembe kose, kuko iyi FARDC nayo yanze kuva muri Karembe, kuko burya iyi Karembe tuvugana ikungahaye ku kintu cyitwa amabuye y'agaciro, ufite ubukungu bukomeye cyane, ufite ubukungu bwinshi cyane. Niyo mpamvu iyi Karembe yakomeje kuba Karembe, aba FARDC nabo bakomeje kuyizirikaho, bakomeza guhangana, bakavuga ati nta turabamo, wenda tuhagwe, kubera yuko ati tuhagwe rwose, tuhagwe, bati nta kuntu dushobora kuhava. None na M23 nayo yariye Karungu tuvugana, yabyutse ibarasaho, none iraca barasaho kugira ngo irebe ko yabirukankana bose, ikabavana none mu gace ka Karembe. Turi guteganya yuko rwose ahantu haja irahinjiriza amafaranga menshi cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko hari ibintu byinshi cyane, hari ubukungu bwinshi cyane rwose. Niyo mpamvu ni FARDC gukomeza kugenda igira gute, ihaguma ikumva itanahava, bitewe nuko ivuga iti aka gace rwose ka Karembe ni agace gakomeye cyane, ni agace karimo ubutunzi bwinshi cyane, nitugatakaza rwose turadutakaje ibintu bikomeye cyane. Byanagiye bigenda bibabaza iyi leta cyinshi rwose. Tuvugana Tshisekedi akaba ari mu marira menshi cyane, akaba aho yicaye ngo ari guhonda agatoki, kandi ngo umujinya ari mwinshi cyane, mbese ngo ntiwareba. Twavuga ngo yuko ubu tuvugana yazuruye rwose, ngo isura rwose, ngo isura yakambije agahanga mu bitewe n'aka gace ka Karembe, kuko ngo ntago yatekerezaga yuko rwose
iyi FARDC yatakaza kano gace ka Karembe bitewe n'ukuntu ngo gafitiye runini rwose Tshisekedi n'ingabo ziwe. Turavaho dusimbukire Minembwe rwose. Minembwe naho ibintu bikomeje kuba ibindi Minembwe ingabo za FARDC rwose utubugana ngo zabyutse zijagare cyane kuko zari zabuze drone yazo. Zifite drone zakoreshaga muri patrouille, zakoraga patrouille zifite drone yazo. None ubu tuvugana mu gitondo mu rukerwa nko mu masaa 8 saa 9 z'urukerwa rwa kare nibwo ngo rwose iyi FARDC bagurikije drone yabo iza kurirwa irengero. Bakaba babyutse abasirikare birukanka mu bice bigiye bitandukanye bashakisha he na he ngo bakaba bakeka yuko ngishobora kuba yaburiye mu bino bice bya Runundu rwose. None byegereye hano byegereye mu Minembwe hafi na santi ya Minembwe, ubwo muri misozi yo hejuru gakeya. Bakaba babyutse rwose birukanka bashakisha iyi drone, ariko ngo bakaba baburiye irengero. Bakaba bibaza bati mbese iyi drone yacu yaba yajyanywe n'iki, yaba yahanuwe mbese. Ariko bakaba utuvugana nta mutwe n'umwe wari wigamba yuko rwose wahanuye iyi drone cyangwa se wayiburishije. Reka mbashimire cyane mwe mwese mwabanye no kuri News TV rwose. Turabashimiye cyane kandi tubibutsa gukora subscribe, like na share. Ciao, turabakunda cyane. Mwari kumwe na Damien.